my guys, nkaba ngarutse ndi wa mukunzi wanyu ni Peace Boy Wizinyawe kuri Instagram searching Peace Boy Nyawe ituma mbona gose hariho comment zacu uragenda tubone cyane una searching kuri Facebook nawe uratubona ni Peace Boy Wizinyawe wahita umubona hariho umusore ufite imbunda mu ntoki n'uwo nguwo iyo foto niyo ye. Uyu munsi twaba twaje mu tuntu twiza, twaje mu tuntu tujyanye n'urukundo. Uwo udakunda kutureba ariko ubu nkubwiye ko ari utuntu twiza. Utu tuntu tuzadura duca kuri Ingwe Media buri gihe, cyane tuzajya dukunda gucaho. Wowe kanda subscribe ukora notification ujye dukurikirana buri gihe. Iyi nkuru yitwa Love of Life. Love of Life. Ubuzima bw'urukundo Kinyarwanda. Abantu mutayizi cyane igiye kubereka amagambo meza n'amabi, ariko amenshi n'ameza. Ushatse wanayita ko wakitwara mu rukundo ukagumana n'umukunzi wawe. Wakitwara mu rukundo ukagumana n'umukunzi wawe nibyo tugiye kubagezaho. Akangaka nakubwira ko ari nk'agace ka mbere, ariko tuzaducaho buri munsi. Wowe ukanda subscribe uyubona video za mbere. Iyi ni Love of Life mu Kinyarwanda, ari byo bita ubuzima bw'urukundo. Ese wewe waba uri mu rukundo cyangwa uteganya kuzarujyamo? Nawe nimba wararuvuyemo, hari bimwe byateye gutuma uruvamo. Ibi ngibi nibyo ugiye gukurikirana kugira ngo bitazongera kubaho ikindi gihe. Duhereye hehe? Duhereye hano. Uko wakitwara mu rukundo ukagumana n'umukunzi wawe. Mu gihe ufite umukunzi wawe, urajya witondera kumubwira amagambo mabi. Ngiye kukubwira ibintu 10, icyo cyari icya mbere. Mu gihe ufite umukunzi, urajya witondera kumubwira amagambo mabi. Kuko mubwiye amagambo mabi ntago amuva mu mutwe, ahubwo amugumamo kugeza igihe muzashwanira, paka iyo mwongeye kuvugana andi magambo mabi ahita yibuka bya bindi bya mbere nabyo yamubwiye. Ushobora gukora amakosa abiri ugatuma ubura umukunzi wawe. Icya kabiri, uzirinde gukunda umukunzi wawe mwereka ko wamwimariyemo. Mu mutima wawe uzamwimariyemo, ariko urundi ruhande numwereka ko wamwimariyemo. Kuko bituma iyo umweretse ko wamwimariyemo, afata akajya ahora agukinisha, akagukoreshamo nk'igicuruzwa. Ibintu byose akajya ahora akubabaza gusa kugira ngo akwereke ko atakwitayeho kandi wowe umukunda. Nawe ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo abagukunda, ahubwo abagukunda. Ariko igihe cyose uzabona ukundanye n'umuntu, ntukajye umwereka ko wamwimariyemo. Icya gatatu, umukobwa ukunda cyangwa se umuhungu, igihe bizaba ari ngombwa uzamubeshye, kuko bizatuma agukunda kurushaho. Uzamubeshye utagiye kumubeshya ngo ntiwariye cyangwa wabwiriwe, ahubwo uzamubeshye amagambo meza y'urukundo, umubwira ati ndagukunda, nzakwegurira inyanja. Icyo gihe byose bizatuma yumva agukunda byihoraho. Icyo gihe uzaba ufite umukunzi wawe kandi nta muntu n'umwe wamukwaka kubera ko wamubeshye. Mu by'ukuri ntiwakwegurira umukunzi wawe inyanja, kuko ntiwabona uko uyimuha. Ntiwamutuza heza nko muri paradizo, kuko bikunde kuri ino si nta paradizo ibaho. Icya gatanu,
uzahe impano umukunzi wawe buri gihe. Ntukavuge ngo uri umukobwa ngo ntabwo wabona impano ziriho ni nyinshi, ahubwo uzamuhe impano buri gihe cyose uzaba ukundanye n'umukunzi wawe. Nimba ukundanye n'umuntu akaba ataraguha impano mumaranye igihe kirenga ukwezi, ubwo si urukundo. Uzageremo amakenga, ubwo si urukundo, nta nubwo agukunda. Ni ibyaho ngaho byo kwitarasiza gusa, niko nabivuga nko mu Kinyarwanda. Nigeze gusoma agakuru aho umukobwa yakundanaga n'umuhungu. Umukobwa yahaye impano inshuro 3, umuhungu amuha impano umuhungu ataramuha n'imwe. Umukobwa nibwo yahise atekereza ati ibi ndi gukora ni ubusa, ahubwo reka mbireke njye mu bindi, uyu muhungu ntago ankunda. Mu by'ukuri umukobwa ntabwo tuvuze ko atamukundaga, ahubwo yaramukundaga cyane. Uko yamukundaga cyane, umuhungu nawe yumvaga yuko ariko bizaguma. Nawe ntabwo yari azi gufata umukobwa neza. Ariko ndagira ngo mubwire nawe, nimba uri umuhungu ukabona umukobwa ataguha impano, urwo si urukundo. Nawe nimba utazitanga, urwo si urukundo. Umukobwa ukunda uzamuha impano igihe bizaba ari ngombwa, cyane cyane uzabikore kuko umukunda. Impano nayo ni ikintu cyiza mu rukundo. Icya 6, uwo ukunda uzirinde kumubabaza. Ntukamubabaze, ntukamubwire amagambo apfuye, ntukamufate nabi, ntukagaragaze mu bandi ko utamukunda. Cyane cyane abantu baba batabikunda kubigaragaza cyane. Yego nawe ntuzabikore cyane, ariko basi nubona ari mu bandi benshi cyane uzamumwenyurire, ako karahagije. Uzatuma akwibuka, amenya ko mukundana. Umukunzi wawe wihoraho w'iteka ryose. Icya 7, umukunzi wawe ubona akwitaho bihagije. Nimba ubona atakwitaho bihagije, nuko atagukunda. Ntabwo umukobwa yabura umwanya wo kuguha, cyangwa umuhungu abura umwanya wo kuguha, nuko aba atagukunda. Iminota 5 irahagije kuba uri kuganira n'umukunzi wawe. Wabaye murimo muvuga amagambo meza, nkaba mumaze kuvuga amagambo yakuzura paje 3 z'ikayi zo ku makuru, ku buryo amagambo mwamuvuze mu minota 5. Umuntu ajya kubisoma bikamutwara nk'iminota 30. Ubwo urumva ko kuvuga bigira kwihuta. Mu gihe ufashe akanya gatoya ukagakoreshamo ugana n'umukunzi wawe, biba ari byiza. Ntabwo umukunzi yakuburira umwanya. Icya 8, ni gute wasuhuza sheri wawe cyangwa se shushu bwe nk'uko babivuga, ari imvugo y'agahararo iharawe muri no minsi. Wowe umusuhuza gute? Sheri wawe si ukuvuga ngo ugiye kumusuhuza umuhobere, umusome, umuhe bizu mu bintu bidasanzwe. Buri gihe cyose uzamusuhuza uzamumwenyurire kandi umwereke ko umwitayeho. Numusuhuza uzamuha ikiganza cyawe, byibuze agifata amasegonda atari hasi y'5. Bityo bizatuma yumva ko umwitayeho. Nawe niba waba uri umukobwa cyangwa umuhungu, biremewe kubikora. Icya 9, ese ni byiza gutemberana n'umukunzi wawe? Yego, ni byiza cyane. Iki cyose muzaba muri kumwe muri gutembera, hari utuntu tumwe muhura natwo mu nzira, tukaba twabereka uko urukundo rwanyu ruhagaze. Mu gihe utazabona umwanya wo gutemberana n'umukunzi wawe, byibuze isaha 1 ya buri cyumweru cyangwa se mu kwezi, ukaba wamuhamo umunsi wose.
icyo gihe ntabwo uzaba ukunda umukunzi wawe. Mukunde by'ukuri, umuhe umwanya mutemberane kuko aba ari byiza, biruhura mu mutwe, umukunzi wawe mukaganira neza. Icya 10 ari nacyo cya nyuma ngiye gusozerezaho, ngiye kubwira abakobwa n'abahungu badatanga keya. Keya si ukuvuga ngo ni ukuryamana n'umuntu, ntabwo ari ko babivuga. Mu gihe cyose uzaba utaryamanye n'umuntu ariko watanga keya. Keya mu byo nababwiraga, gusomana ntabwo nabyo ari byiza ku bantu batabikunze. Ku bantu babikunze, courage. Niba wumva gusomana bitakurimo, ntabwo bikurimo, bifite impamvu ubyanga. Igihe nikigera uzabikunda, cyangwa se bizabe na burundu. Uwo ishushube uzamufate neza kuko ni urwo rukundo rwawe. Umuhe keya, umumwenyurire, umusekere, umusetse, umuganize amagambo meza, umubeshye kugeza igihe azakwiyegurira, ariko ntakwereke ko yakwiyeguriye bya nyabyo. Mu gihe uzereka umukunzi ko wamwiyeguriye bya nyabyo, uzaba uri kugwa mu rwobo, uzatuma atagukunda, uba uri kwiyereka ko wamwimariye. Iyi yari Love of Life, uzajya uyikurikirana kuri Ingwe Media. Kora subscribe, ukande kunzogera ujye ukurikirana video zose tugiye gushyiraho nshyashya. Iyi ni nayo channel nziza igezweho ifite ibintu byiza. Kuri Facebook usacinge Peace Boy with Nyawe, hariho ifoto umuntu afashe imbunda, pistol. Kuri Instagram ni Peace Boy with Nyawe, kuri Instagram ni Peace Boy Nyawe. Urahita umbona, ugende usacinga. Nimero za WhatsApp kutwandikiraho mudusaba mu video meza n'ibindi byinshi cyane mwamudushakaho, ko tugiye kubazana n'ibindi byinshi cyane muzakunda n'abakunzi bacu. Ni 07 2 6 6 07 2 9 6 24. Nongera ndasubiremo 07 2 9 6 24. Duha turiho tugusubiza, tukagushyira muri groupe za WhatsApp nyinshi cyane, nawe ukazamuka. Ukomeze ukoreshe ya na comment. Ibi byose uzaba uri kubikorera Imana n'urukundo, uzagukunda Imana. Urukundo ni rwa mbere kuri ino si. Niba utagira urukundo, uzaba uri kurwa mu rwobo. Murakoze, ciao ciao bakunzi banjye.